Imana y'u Rwanda aka the great ngo akunda kwita barabizi ko arana aruhutse kugira ngo azaga kameze neza wenda by the way physically mentally wese n'abafane baramukumbuye nabo bazamubona. Indirimbo twakoranye n'Imana y'u Rwanda cyangwa P-Fla aka the great ni indirimbo yo yakoze atarafungwa, amaze gufungwa. Urumva ni wa muhanzi nawe ukunda hip hop, ukunda nayo kuba muri industry mu Rwanda, so yagiye yumva indirimbo nyinshi zitandukanye. Arambwiye what Parks ngiye kumusura, arambwiye indirimbo yakoze, so ngomba kugenda nkayimurangiriza, ngashyiramo chorus, ngakora chorus, ngamushyiramo intro na outro. Ngezeyo mbona yuko nagura niba chorus ngiye nyine, mbona bya making sense kandi indirimbo yiwe n'ubwana yicaye agomba kubona izindi ngufu. Niyo mpamvu nakasaga part gato cyane kuki hip hop ipanda pa from KJ to Kampala kana kai muri verse yiwe, nonge ndagakata ngashyira muri chorus nanjye ndirimbamo, nibwo indirimbo yakozwe. Binabyo byako ibyo bintu birasekeje cyane. Impamvu isekeje mbe na mbere n'indirimbo ya P-Fla naga indirimbo yanjye. Icya kabiri umuhanzi ese kuki atasakuje mbere ko yisohoka, iye kuki sitamenyekanye mbere, ese nibye byaye bihari birasekeje. Mbe na mbere cyo namubwira umwana binabyo byako mbe na mbere cyo nasoma n'abakunzi ba TV1 cyangwa B-side, iki nababwira nuko indirimbo ni ya P-Fla yasohotse nagari yanjye. Verse 3 nijwi rya P-Fla ryaririmbe nagari ngiyewe, ni P-Fla wazantse nagari ngiyewe. Niba P-Fla yakoze yaririmbiye lyrics mu ndirimbo y'uwo mwana akongera akazimba no mu ndirimbo ze, n'uburenganzira bwiwe, ni verse wenda probably ni kashwa kwandika. Wenda arigiye ushaka kumubwira topic n'urugendo cyo kwenda shim turi indirimbo yitwa Mama, ukabona lyrics washize mu ndirimbo yitwa Mama, ukavuga se ni gute nakwandika Mama kandi zifite za Mama, ukongera ukazikoresha. So ngiye mukumva n'uburenganzira bwa P-Fla ukoresha verse nk'icyo zose azishaka. Ashaka tumva ama remix ya Tupac yasohotse excuse me, ama remix Tupac ari mu gusohoka, ari mu kuririmba na ba DMX n'abandi naga ariko ngo ba DMX mu gihe verse ziwe, no, ahubwo amakosa yashira kuri P-Fla. Wenda probably P-Fla nago yigize yivuna, yaravuze umwana we nagaze kuririmba mtena ka verse nanditse reka ngamushyiriremo. Wenda ngiye niko mbitekereza, icyo nabwira umwana focus kuri kaya yiwe, ibyo kuvuga ngo bamwibye indirimbo nta muntu wakwiba indirimbo sha kwiba lyrics za P-Fla uzagende wibizubundi kabisa. Iki nabwo ko kunze wa P-Fla ni umuntu aho yicaye umwaka nagari ikintu gito cyane, ni time yo kwitekerezaho. So nge igeneruka kumusura twaraganiriye maintain ko nabikubwiye ibitekerezo byiwe, wumva ko ari ibitekerezo by'abantu bakura, akubwiye yuko nibyo yakoraga byari umwanda, akubwiye yuko umwanda wamutekereje na time yanabyibushye physical appearance y'umubonye ubona ko ari umuntu mwiza. Kandi secondly ashagaruka akore amakampeni atandukanye yo kwamamaza uburyo abantu bareka ama drugs ama anti drugs. So that's what he want to do. Ashaka music yego ariko ashaka kwereka abantu ibibi bya drugs aho bimugejeje, kandi ari umuraperi mwiza, yandika neza, afite family imeze neza, ashaka kubwira ibintu by'ishyana, ashaka ubutumwa bwose n'indirimbo zo zirari. Ibintu nawe yarabyumvise, ngiye kumureba yanasetse cyane, avuga ngo ese abo bantu bavuga ko ngo dushaka kumufunguza, wavuga yuko we yakatiwe n'urukiko, nta muntu n'umwe umufiteho uburenganzira. Igihano yakatiwe ari mu kugisabira n'ikirange azataha, wovuga ngo uzamufunguza nta n'umwe. Kandi abantu bavuga ngo bazamukira ngo muri Tough Gang, ngo we yambwiye yuko na group nimwe ashaka kujyamo, washaka ko ibyiwe wenyine. Aba bavuga ngo bamufungure ngo nta kintu kina nubwo ahubwo bamusure. Nge nicyo nababwira, nakaba ari mageragere no wacumbikiye, no asigaye yitwa Imana y'Imageragere. Ibaze nawe kabisa ibyo bintu ni gute abitaryaka kandi afunzwe. Ibaze umuntu kuba afunzwe n'akantu ka tukimuganira, ese nago yaka nari nago areba televiziyo nimba radio akanya turi kumuganira, akakanya indirimbo iri hanze arabanze tuzi nashaka kuvuga amazina yabo, ubabaje munyereka indirimbo yanyu nshyashya mu myaka 10 ishize nago wayibona. Wambwiye anyereka indirimbo washyize hanze mu base mu mezi 3 ashize 6 naye wabona. So naba nawe nitaryaka, impamvu niya ndirimbo njye isitaryaka nagaye wana isitaryaka. Nge nagendeye cyane ndatekereza, ndeba kuri P, ndeba n'ubishye lyrics ziwe mutekerezaho, ahanageze mbona ariko P ni itara ryaka. Hip hop dufite amatara yaka, so itara rimwe rivuyemo rikazima, nakwa kundi bazaza bakubwira ngo hip hop yazi, nonse hip hop izima gute kana amatara ari mu kwaka. Nayibaze kuba ufite imodoka ugena nije itaka amatara, akibaze ko iri mu gucyana ducyane abana batoya. Tubonye abana benshi cyane baza
na Jay aza kuvuga ngo amubaka ariko twega ya matara yari mu kwaka nagigize ababuje yaratse arakaga arabandi bamwe bagiye baka nka buje bakonya ngo we baka bamwe ngo we goni abandi we Tanzania so niyo mpamvu indimbo itwa amatara yaka ndakeka ariko turi amatara yaka niba imyaka ibaye ingahe tukiri hano turi amatara yaka. It's the way I live and I don't chase the paper, nigga, chase the dream. I don't chase the paper, but I chase the dream. Alright, and that's what's up. My man, it's been a real long time. Kabisa beside. I'm again, once again, and that's what's up. New year, new everything, new month, new everything, papa. Ibintu bishani video murabize mazi kinini wenda probably kuva uyu mwaka uratangira na video nimwe murabona mujye mumva ama audio menshi cyane Champion of the Bane n'izindi ndirimbo zitandukanye ariko na video nimwe mujye mubona ariko ari video ngiye kubashira hanze muri week ari sample yayo n'ibidukundira wenda sample nayo yarije nayibereka bidukundi ariko byo mbafitiye video igiye gusohoka hanze muri week turimo second igiye kubashira hanze mixtape yanjye mwaye mutegereje muri benshi yo bita Street Generals 87 mwaje muyumva ma interviews atandukanye nagiye nkora muri B-side ku TV1 nama different radio stations mwaje muyumva nyiganiraho so mixtape nayo nibigenda neza uku kwezi arije nayishira hanze. Mixtape yagomba gusohoka umwaka ushize cyangwa mu mpera z'uyu mwaka ariko cyatumye bitinda na producer batandukanye producer bamwe kubera yuko producer dufite mu Rwanda na mikoro bafite bakora aba boss ugasanga nk'urugero nka Holy Beat ari ndimo zanjye kuri 5 zabuze machine yabo n'izindi ndimo zitandukanye imbogamizi zabaye cyane kuba producer uyu munsi ari muri studio ejo baramwirukanye ejo ari muri studio bafitanye inzika ibi project ze barazisibye abandi barabafunze so na producer kugenda uhinda producer kana producer mwatanye naye gahunda yo gukora iyo mixtape yabonye yaje na ukika ingufu ariko right now I'm producer turi mu kwa Fazo no wambwiye yuko agomba kuranza mixtape yanjye n'indimbo ngiye gushiranza video yayo bise komeza nawe wayikoze kandi kabari yanyuma kuri mixtape yanjye.